Welcome jambo. Karibu. IBC naenda kunani kade refugee ya Lusani. Ndio pale karibu fasi karibu. Merci. Jambo. Papote tushema nani na shetu ikana. Hano hari ibintu byanjye ntabwo uri buhicare. Jua nini lakini? Wewe? Jua nini? Eso monde sinumvura umunyabugo wowe. Kuko munyabugo ni probleme. Ubwo uri impunzi. Ariko mwaraje mujagati wacu muhateza kavuyo none mutanye no kudutera muri bisi mutubuza kwicara. Hano hari ibintu byanjye. Papa, usinyaribishe kazi mimi niko na bezo ya franga. Shofe, ubyitondere nureba nabe navora ahubwo bazayigutwara bagabo. Abo ngabo urabazi wowe. Urabona yari umugabo n'umugore. Aba bantu nabajura bagenza baneka bashaka kwiba. Numva iyi modoka ntabwo muyijyamo urumva imyanya yose none ndayishura kugira ngo ngendane nabo cyangwa mvemo urumva. Ona sheria ina shida twende tutafute nyingine bisi tuinge nyingine bisi itakuya. Mujende mutaka. Sheria ngoko. Ava. Chauffeur, oui. Mukante byenu, mina bilokota pachini, bandikole biwa ntukase bamwisi. Mukante byenu. Nelokota? Nailokota pachini. Chauffeur yo kofu kumenya ni yaje uzuko ari yanjye yewe uzuko ntayo mfite ni yanjye rwose iyo ni yanjye rwose irimo n'amafaranga yanjye rwose bananjye uzuko arimo n'amafaranga yanjye arimo abantu ntabwo ari abajuru wewe ushona mwiza narudisha byaliyo kubera iki batakwibye kandi utari wanabibonye yuko watayi igotomoni yawe nishinzemo yuko umuntu yari impunzi ategeza kuba mubi mwabikuye he mwembi Patro umva mutobare rwose mugaruke umva sorry rwose kuba nabafashe nk'abantu babajura muza twicarane rwose nuko byanshimisha kwicarana n'umuntu nkaho ufite umutima mwiza uzukara abantu bakeya bakora ibintu nk'ibi ngibi huko mumba bareka iri fangura ntabwo nzabyugera